nagira ngo uyu mwanya abantu baguhebye uri muri koma, abantu baguhebye n'Imana igize ikakuganiriza, wamaze gusonza waburanye, inshuti zagutaye, abantu bagiye, hari igihe n'umugabo yagenda, hari igihe umwana yagenda, hari igihe umucuti yagenda, mama wawe yakuvaho, ariko Yesu rebofa igrere ntago ajya kuvaho. Turabasuhuje mwebwe mukurikiranye Mukakarangwa TV, twongeye kubaha ikaze. Ikintu nabibutsa, kura subscribe kuri Mukakarangwa TV, utere comment, utange igitekerezo cyakomeza kwagura ibikorwa byacu, ukora share, unasharinga bagenzi bawe. Uyu munsi ni umunsi mwiza, tugiye kugizwaho ijambo ry'Imana, turigejejweho n'umubyeyi, agiye kutuganiriza ijambo ry'Imana, atwereka uburyo Imana ari nziza. Murakoze cyane, reka tumwakire anatugezaho ijambo ry'Imana yaduteguriye. Ndamukanya yacu ni Yesu ashimwe, abadukurikiye Yesu ashimwe, abo hafi Yesu ashimwe, abakure Yesu ashimwe, abo hafi ni Yesu ashimwe, umuntu wese turi kumwe Yesu ashimwe. Reka dutangire dusenga Imana. Turakubashye Mana, uri Imana yo kubahwa, uri umunyacyubahiro, yuhagurutse nawe ukubwira ngo icara, wicaye nta wakubwira ngo haguruka. Bihagije ukora ibyo mu bumana bwawe, natwe turi imbere yawe, turakunezererewe kuko dukunda, kandi uyu mwanya turagutinye kuko uri gutinywa. Ngwino rero mu byacu byivangemo, kandi umuntu wese umugirire neza, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa, amen. Haleluya. Mana yacu ihabwe icyubahiro. Reka dutangire turirimba mu gice kimwe cy'umuririmbyi w'150. Mwijuri mbere y'Imana, mfite umuntu mvugira, n'umukuru w'abatambyi, kandi yitwa Rukundo. Mpamyayo kw'izina ryanje riri ku mutima we, ubwamvutira nta mwanzi wamunyirukanaho. Mana ishimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana usanga mu Ngoma za mbere ibice 13. Turasoma kuva ku murongo wa 12. Haravuga ngo, uwo munsi Dawidi atinya Imana, aravuga ati, najyana nte isanduku y'Imana imuhira iwanjye? Nuko Dawidi ntiyacumbukura iyo sanduku ngo ayicyure iwe mu rurembo rwa Dawidi, ahubwo ayinyuza hirya ayicyura mu rugo rwa Bedadomu w'umugiti. Isanduku y'Uwiteka imara amezi 3 mu kwa Bedadomu, iri mu rugo rwe. Uwiteka umugisha urugo rwa Bedadomu n'ibyo yari afite byose. Amen. Haleluya. Dusomye ijambo ry'Imana. Intego mfite iravuga ngo gutinya Uwiteka. Dawidi yabonye uburyo Imana yari imaze gusumira uyu mugabo witwa Uza, imaze kumusumira. Tuzi ko ubwo bari baciye isanduku y'Uwiteka bagazana ngo mu mbuga hatari haringaniye, abantu bari batwaye isanduku y'Imana
bamwe bari imbere abandi bari inyuma, ariko ngo bageze aho hantu hacukuye n'ahadacukuye ntibaringanira, isanduku irahingama. Uyu mugabo uza ntabwo yagiye kuramira isanduku y'Imana yanze Imana, ahubwo yagiye kuyiramira avuga ngo isanduku y'Imana itagira ikiba, ariko Imana kuko ari Imana itinyitse ihita imwica ahita apfa. Ndagira ngo bene data mbabwire, Imana yaduhamagaye ni Imana itinyitse, Imana dukorera ni Imana itinyitse, Imana twiringiye ni Imana itinyitse, ni Imana ukinisha ikakwereka ko ari Imana, ni Imana ukinisha ikakwereka ko ishoboye byose. Haleluya. Rero uyu mwanya n'uyu munota ndagira ngo mbashishikarize kongera gutinya Imana. Imana ikubere cyashya muri wowe, wumva ko Imana itinyitse. Yiyeretse Farawo, irangije ijya kwiyereka uzuye umugabo uza n'umuryango we barumiwe, hanyuma Imana iramwica. Maze kumwica Dawidi aratinya, aravuga ati ese niba umuntu agiye kuyiramira ngo itagwa, nje natinyukanye kuyijyana iwanjye. Aravuga ati no gupfa napfa. Ariko ngo hari umugabo w'umukene cyangwa hari umunyamasengesho usenga ngo Mana wangiriye neza, wamaze inzara, wanyambitse, wankuriye imbaraga sa mu bishara ndaramo cyangwa mu byatsi, Mana wangiriye neza ukaminzi nkwiriye. Nuko ngo mugabo baravuga bati isanduku nimwijyane kwa Bedadomu kuko n'ubundi gupfa byarapfuye byararangiye. Napfa nta kintu amaze mu gihugu. Hari igihe abantu bagufataho ijambo, hari igihe abantu babona yuko ibyawe byarangiye, ariko nagira ngo nkubwire, mu gihe abantu babona ko byarangiye niho iby'Imana bitangira. Haleluya. Nagira ngo uyu mwanya abantu baguhebye, uri muri koma, abantu baguhebye n'Imana igize ikakuganiriza, wamaze gusonza, waburaye, inshuti zagutaye, abantu bagiye. Hari igihe n'umugabo yagenda, hari igihe umwana yagenda, hari igihe umucuti yagenda, mama wawe yakuvaho, ariko Yesu rebofa igrere ntago ajya kuvaho. Hanyuma rero nuko ngo manyuma kuri uyu munota wa nyuma Bedadomu bamuzanira isanduku bazi ko nawe agiye gupfa, ariko ibyo byari bitangiye. Bwira muri kumwe ngo ibyo byari bitangiye. Uyu mwanya Imana itangira ibyawe nkuko yatangiriye kwa Bedadomu. Uyu mwanya utinya Imana igutabaye utazi ahantu ivuye nkuko yatabaye Bedadomu. Byashoboka ko yari yicariye yanaburaye, ariko abajyana isanduku y'Imana. Uwazaga kureba Bedadomu yazaga kureba Bedadomu ufite isanduku y'Imana, akinjirana y'amaturo. Bedadomu amezi 3 ngo yari amaze gukira kuko yari amaze gutambuka ku mwami Dawidi. Nuko ngo Dawidi bamaze kubimubwira ngo aravuga ngo yewe reka ngiye kuzana ya sanduku, ategura ibitambo kuko Imana ya Isiraheli ni Imana ikunda ibitambo n'amaturo, ni Imana ikunda amaturo. Hanyuma ngo Dawidi ategura amaturo aza kuyireba, nawe yazanye harayo yahasize n'ayandi yagiye imbere yayicyuye. Ariko bivuze Bibiliya ngo nuko Uwiteka umugisha Bedadomu. Imana nitanga umugisha, ntabwo ari umuntu utanga umugisha. Imana iguha umugisha abantu batinya Imana bakurikiye. Wabubuze icyo gukora, ariko ngera Imana wongera uyisenge, uyibwira ngo Uwiteka ntabwo ndi mu mwanya w'umugabo uza, ahubwo ndi mu mwanya wo gutakamba. Garuka abantu bagutinye, garuka abantu bakubane, garuka abantu babone gukora kwawe, garuka. Haleluya. Girira neza umuryango wanjye nkuko wawugiriye neza Bedadomu. Waba unaniwe, isi imisi yo kunanirwa, waba ucogoye, va mu gicuku cyo gucogora. Iyi Mana yasubije Bedadomu. Iyi Imana yacu iratinyitse. Ngo Dawidi nawe yarayitinye kandi yari umwami, ari nayo yamwimitse ubwo yari ari mu ishyamba. Ni Dawidi Imana yabonye mu ishyamba iramwimika, ariko akuza kujya imwereka ibintu bikomeye. Ni Imana itamenyerwa. Haleluya. Ni Imana itamenyerwa. Iyi Mana wakurikiye ni Imana itamenyerwa. Imana ikukorera ikibemeza, Imana ikwicira iperereza, Imana ibakorera ikibemeza, hanyuma batinya Imana iri muri wowe. Apana kimone bayipima ku masi, apana ko bayipima uko biboneye, bayipimye yabari ntabwo yaba ari Uwiteka. Ariko Imana yacu ni Imana ishobora byose, ni Imana igira neza, ni Imana ifite urufunguzo, ni Imana byose, ni Imana data, ni Imana rurema, ni Imana yihagije. Imana yihaze muri uyu mwanya abantu bayitinye. Imana igushoboze. Urakoze mwami, turagushimiye kubwira ijambo tugejejeho.
turagushimiye kubw'iki cyigisho, nutugirire neza kuko wiyeretse Yohana, natwe twiyereke. Fasha umuntu wese udukurikiye kandi uduhire utubere Imana, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen, amen.